Reka nkuhe ikaze nshuti mukunzi wa RN Citizen TV, nkuhe ikaze kabisa udukurikira umunsi ku munsi hano kuri RN Citizen TV. Umukino wavuzaga ikipe ya Sport ndetse n'ikipe ya Mukura ari kuri stade ya Huye. Uyu mukino ro kabisa ukaba utabashije kurangira kuko stade ya Huye yari yagize ikibazo cy'amashanyarazi ndetse umukino uza gusubikwa. Uti byagenze gute? Umukino watinze gutangira bitewe nuko stade ya Huye amatara yaho yakaga gake cyane. Umukino wamaze iminota 27 yose utaratangira, dore ko umukino wari gutangira saa 11, umukino waje gutangira saa 11:27. Aho utangiriye rero bageze ku minota 16 amatara arazima, haza urumuri rukeya cyane. Nyuma rero kabisa baje gutekinika barongera bajya mu kibuga, ariko umusifuzi aza kuvuga yuko urumuri rudahagije umukino bahagarika ugeze ku munota wa 28. Umusifuzi ro kabisa akaba amaze guhagarika umukino. Bukaba ro biteganwa yuko ikipe yakiriye iyo itagenzuye neza ibintu byo ku kibuga cyayo ngo ibikontrole ikipe iterwa mpaga. Ubwo rero ikigaragara nuko Mukura Victory Sport ikaba itewe mpaga, Rayon ikaba yitsinda ibitego 3, Mukura ikaba ifite ubusa. No kuvuga ngo Mukura izaza Kigali isabwa ibitego 4. Byinshi kuri iyi nkuru banza wumve icyo Sam Karenzi ari gutangaho amakuru. Nibutsa yuko ingiyi ukurikira ari RN Citizen TV. Mukura yitewe mpaga y'ibitego 3 ku busa. Ese nibyo bimeze bite? Niko bimeze, amategeko abivuga Centro, niko bimeze. Iyo bigenze gutya abari mpaga ku ikipe yakiriye umukino, keretse gusa iyo umukino bivamo impamvu ikomeye yasubika umukino, ariko iyo biri ku kibuga ikipe yakiriye itegeko rirasobanutse rivuga ko rwose ikipe yakiriye iterwa mpaga, kubera ko bavuga ka force majeure ko zishobora gutuma umukino usubikwa. Yego. Ubwo ni mu gihe habaye imvura idasanzwe, icyo ni ikintu ekipe yakiriye idashobora guhagarika. Yego. Ni mu gihe habaye bikaba yakubita hakagira abantu bahura n'ibibazo umukino. Ni mu gihe habaye impanuka idasanzwe itakwirindwa. Nicyo bisobanura. So abantu bamwe bari gukeka ko cas de force majeure nka kuri uyu muriro ubuze mu mujyi wa Huye nabyo bishobora kuba cas de force majeure kubera ko Mukura nta ruhare yabigizemo. Ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho, nta nubwo bitegetse ko ekipe ikinira ku muriro usanzwe wa Electrogaz. Yego. Wa REG. Ugomba kuba ufite mazutu iteguye, uburyo niba wateguye gukina nijoro uba wateguye ibyo byose. Yego. Birahari, birasobanutse. So birashobora ko wenda Mukura ishobora guhanyanyaza igatanga impamvu wenda ziri tekiniki, ikavuga iti kuko n'ubu navuganaga na Kazungu Clever ndetse na Nebo bari hariya, bambwira bati utunama ni twinshi ku ruhande rwa Mukura ntibabyumva, ku ruhande rwa nta kindi kintu bashaka kumva, ni forfait, ni ibitego 3 ku busa. Kugira ngo rero mbikonfirme, yewe nahamagaye mbere yo kubitangaza navuganye n'abasifuzi bari bayoboye umukino. Yego. Nibo bamabirije ko rwose nta kindi ari mpaga ikipe ya Mukura. Bikaba ibitego 3 ku busa kuri Rayon Sport. Ngo birumvikana Mukura igomba kuza gukina umukino wo kwishyura, ishaka uburyo yakwishyura ibyo bitego ikabona gukomeza ku mukino wa nyuma, otherwise izasezererwa. Mukura niyo yateguye umukino, hari amahirwe yo gukina saa 9 nk'uko Aperi yabikoze, polisi yabikoze, niyo yari yakiriye umukino. Yego. Yensista ko yifuza gukina saa 11. Ferwafa biyemerera, yagombaga rero kuba yabiteguye. Yego. Amategeko arasobanutse, hari iminota bakugenera, iyo bikunaniye muri iyo minota nta gisobanuro uterwa mpaga. So hari mpaga rero kugeza ubu ku makuru nkura ku basifuzi bari bayoboye umukino, bambwiye ko ari mpaga n'ibitego 3 ku busa.
ya Mukura ya Rayon ku busa bwa Mukura. Ni umukino mu by'ukuri wari utangiye uryoshye umeze neza, Mukura ihusha ibitego, Rayon Sport yaritsinze 2 byangwa bya offside. Yego, tuzabigarukaho wenda ejo. Ni umukino Kazungu Claver nyuma y'imyaka myinshi we na Nepo barimo bogeza, abantu bari baryohewe bumva Semaji yogeza mu Giswahili, ngira ngo ni gahunda KFM tugiye kujya tubagezaho imikino hirya no hino mu gihugu. So ni disappointment ariko bibaho nyine nta kundi. Gusa amakuru aturuka n'imbere yizewe bawe n'abasifuzi kandi n'amategeko ngira ngo mwayabonye acicikana hirya no hino. Yego, icyo avuga ni uko amahirwe menshi Rayon Sport yamaze guterwa amaga, nubwo Ferwafa officiellement cyarabitangaza, ariko dukurikije iby'amategeko avuga. Yego, ni maga uretse ko ibyinaha abamenya turategereza nyine ibiri buvemo. ashobora kuza n'ibindi, ariko igihari kugeza ubu ngubu ni uko ubuyobozi bwa Rayon buri hariya, ku makuru Kazungu Claver arimo uri hariya. sinzi niba mwashobora kumubona namwe ku murongo wa telefone nawe akagira icyo ababwira. Nawe turamugerageza cyangwa Nepo bakababwira, ariko njye ku makuru nkura ku bari bayoboye umukino abasifuzi abofisiyeri bambwiye ko ari maga, kuko iriya ntabwo ari cas de force majeure. Yego, so ni tekinike y'abateguye umukino, y'abakipe yakiriye. Ubwo rero rwose ubundi nta mpaka zakabayemo n'impaka. hanyuma hari abakunzi b'umupira w'amaguru by'umwihariko abafana b'ikipe ya Rayon Sport bari kuvuga ko inyuma y'amarido ngo haba hari umuntu wari ubiri inyuma. Hari amakuru yaba hari yizewe? Yaba biri inyuma ku ruhande rwa Mukura, yaba biri inyuma mu gutegura kwa Rayon Sport, mu gutegura ko Rayon amatara ari bubure hanyuma umukino ugasubira. Yego, ntacyo wahakana mu mupira waha. bagusanga uwensisite agakanga ko match iba kare. Yego, ashobora kuba yari afite gahunda ze, ariko still ntabwo bikora responsibility z'ikipe ya Mukura. Yego, ubwo waba yagambanya wenda Mukura yasigara imushaka, biramutse ko ari byo. Yego, Mukura yashaka hagati yabo waba yagambaniye Mukura, kuko bivugwa rwose bari biteguye umukino cyane, bashyizemo imbaraga nyinshi cyane. Yego, bifuzaga gutsinda iyi match. Niba rero harimo ubugambanyi, ubwo ni ibyo gukurikiranwa. Yego, n'abanyamakuru bacu bari hariya baraza kugerageza kubikurikirana bihagije. Yego, natwe dukoresheje network dufite hariya turaza gushaka amakuru ahagije, wenda ejo tuzabirambura mu kiganiro. byaba bibabaje biramutse byapanzwe. Yego, uruhande rwa Mukura kugira ngo hagire umwe muri bo ubateresha amagara, uretse ko numva bigoye ko byabaho, kuko umukino nutegurwa n'umuntu umwe. kugira ngo mwabonye ifoto zicicikana z'imodoka zishaka uburyo bwo kujya kugura amazutu mu mukino hagati. Yego, bigaragara ko habayeho uburangare ku ruhande rwa Mukura, ntibitegure neza. So murakoze cyane, ngira ngo uduhaye view yawe uburyo ubibona, ndetse ngira ngo n'abashidikanyaga benshi bamenye ukuri kubiri kuvugwa kuri iyi match ya Rayon Sport n'ikipe ya Mukura. gusa urumva mfite n'amakuru ava kuri tele. Yego, nagerageje kuvugana n'aba-officiers b'umukino n'abandi bantu bari hariya. bigaragara ko nubwo Mukura meya wahuye arahari, n'abandi bayobora Mukura, perezida n'abandi bose visi perezida, bose barimo baragerageza gutanga ibisobanuro kugira ngo barebe ko umukino wakwimurwa, ariko Rayon ngo yatsembye. Yego, kandi birumvikana bishingikiriza amategeko ahari ya Ferwafa. Yego, amahirwe menshi rero ni uko Rayon Sport itahana amanota yayo 3, kuko n'abanyamakuru bacu bari hariya barimo tuvuga ese murashaka hoteli murareyo ejo mutugezeho umukino. bavuga ko amakuru yizewe ahari nuko nta mukino uhari, impaga y'ibitego 3-0. Yego, urumva rero ko nta kibaraza bagomba kuza kugira ngo ejo bakomeze akazi bisanzwe. So murakoze cyane, tubashimire. Murakoze cyane. Okay, murakoze.